wowe muvandimwe muntu w'Imana dusangiye amahirwe yo kumenya ijambo ryayo no kurikunda. Imana iguhe umugisha. Njyewe ndi Musoni Flavie. Uyu ni umwanya mwiza tugize wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka ufatanye nanjye mu isengesho. Mwami Yesu, twongeye kukunezererwa, tunezerewe icyo wadukoreye, ndetse tukunezererwa yuko ugifite imigambi myiza kuri twe. Wifuza ko tubaho mu buzima bwiza kandi bunejeje. Wifuza yuko ubwenge bwacu bwazamuka tugashyikira ijambo ryawe, tukamenya icyo twifuzaho. Ngaho rero reka amasezerano yawe asohorezwe muri iki cyigisho, kugira ngo abana bawe ijambo ryawe rizane impinduka idasanzwe mu mibereho yacu. Uduhe kunyurwa kandi umwuka wera duha amatwi yumva icyo umwuka wera abwira itorero mu gihe nk'iki. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuva ku ndirimbo zica ukajya kuzikiza. Kuva ku ndirimbo zica ukajya ku ndirimbo zikiza. Iki cyigisho ndagukangurira cyane kukiga, ariko unasenga cyane. Igihe Dawidi yari arimo kwandika, Bibiliya ivuga neza ko Dawidi avuye kurwana igihe Isirayeli yari ifite ibibazo bikomeye. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18:6 bagaragaza uburyo Dawidi yagarutse asingizwa na rubanda. Nuko mu itabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya. Abagore bava mu midugudu ya Isiraheli yose baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu, banezerewe. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati, Dawidi bamubazeho inzovu, naho njye bambazeho ibihumbi gusa. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, kimwe mu bintu byazanye urwango rukomeye hagati ya Sawuli na Dawidi rwari indirimbo. Iyi ndirimbo ntumbaze ngo aba bagore amakuru bayakuye. Gusa Sawuli na Dawidi bavuye ku rugamba bose batashye. Amakuru aramenyekana yuko Dawidi yishe abantu benshi ku rugamba, abanzi benshi baruta abo Sawuli yishe. Aba badamu rero babiririmbaga babyina, babiririmbaga banezerewe, kandi none igihe cyarageze bageraho basingiza Dawidi cyane. Nshuti zanjye, indirimbo zagiye zigira uruhare, rwagiye rutuma abantu bafata imyanzuro yo kujya mu ruhande rubi batari babi. Indirimbo zaririmbiwe abanyapolitike batandukanye zagiye zituma abanyapolitike bahura n'akaga. Indirimbo zaririmbiwe abakobwa zagiye zituma abakobwa bahura n'ibibazo byinshi. Indirimbo zaririmbwe mu buryo runaka zagiye zituma ku isi abantu benshi bafata imyanzuro yo kwiyahura, bagiye bafata imyanzuro yo kugira nabi, bagiye bafata imyanzuro yo guhengamira mu ruhande rudateganya ibyiza bitewe n'indirimbo. Kubw'ibyo rero Bibiliya itwereka yuko ku isi hari indirimbo nziza n'indirimbo mbi. Ariko uyu munsi wa none bitewe n'uko ibitekerezo byacu byapfuye, abantu benshi bumva indirimbo yica bagira ngo irimo irakiza, n'abantu benshi bumva indirimbo ikiza bakayitiranya n'indirimbo yica. Kuva 15:2 Bibiliya iravuga ngo iki? Igihe Mose yaririmbaga yararirimbye ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye, Uwiteka ni indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Reka mbabwire yuko indirimbo itanzwe na Mwuka Wera, Imana niyo ikwiye kwererezwa, akaba ariyo dukesha ubuzima. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 5:12 Bibiliya iravuga ngo yahimbye imigani. Uyu ninde bavugaga? Ni Salomo. Salomo yahimbye imigani 3,000 n'indirimbo 1,500. Muri izi ndirimbo 1,500 inyinshi ntago zizwi, ariko nshuti zanjye nagira mbabwire ngo indirimbo 1,500 Salomo yahimbye zari indirimbo zidasanzwe. Gusa dukeneye kumenya indirimbo y'Imana ibaho. Ese habaho? N'uyu munsi wa none abantu benshi muraganira ukamubwira uti ugerageza kumva indirimbo z'Imana, yangiza agahita akubwira ati se Imana yararirimbye. Reka nkubwire yuko Imana ntiyigeze iririmba, ahubwo Imana yararirimbiwe, kandi izo ndirimbo iyo zihamanya n'iby'Imana
yasabye ubwoko bwayo zitwa iz'Imana. Mu gitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya 16 umurongo wa 41 haranditse ngo kandi hamwe nabo ashyireho Hemani na Yedutuni n'abandi batoranijwe bakavugwa mu mazina yabo kugira ngo bahimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abantu bakwiye guhimbaza Imana berekana imbabazi zayo yuko Imana ikomeye, berekana yuko Imana imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Kandi umurongo wa 42 kandi Hemani na Yedutuni abo bagiraga amakondera n'ibyuma birenga by'abantu bajyaga bavuza, bagiraga n'ibintu bitera indirimbo z'Imana. Iyi ni Bibiliya turimo gusoma. Bibiliya iravuga yuko aba bantu Hemani na Yedutuni bari bafite ibyuma byatangaga imfunguzo mu gihe bagiye kuririmba, bagiye gutera indirimbo z'Imana. Indirimbo z'Imana rero zibaho nshuti zanjye, kandi bashyiraho bene Yedutuni ngo barinde irembo. Mu magambo make, abaririmbyi uretse kuririmba iby'Imana bakwiye no kurinda amarembo. Mu magambo make, niba umuririmbyi atazi ibyo aririmba n'uwo aririmbira, byanga byakunda ntazarinda amarembo, yaba amarembo y'inzu y'Imana yaba amarembo y'umutima we, ntabwo ashobora kuzayarinda. Nehemiya igice cya 12 umurongo wa 46 Bibiliya iravuga ngo kuko kera mu gihe cya Dawidi na Asafu habagaho umutware w'abaririmbyi, hakaba n'indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyishima. Mu magambo make rero, indirimbo z'Imana, indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyishima ni terime yagiye ikoreshwa na Bibiliya. Abantu benshi uyu munsi wa none murabizi hariho ikibazo, uretse ko hariho n'abavuga butumwa batemera indirimbo. Hari abavuga butumwa batemera yuko kuririmbwa, bumva abantu bakwicara bakiga ibyanditswe byera gusa barangiza bagataha. Ariko najya mbabwire ngo mu rugendo rwa Yesu, mu rugamba abana b'Imana barwanaga, ndetse no mu gihe cy'akarengane, igihe Roma yari imereye nabi abana b'Imana mu karengane, indirimbo zagiye ziba intwaro yo gukoresha ifatanya n'ijambo ry'Imana kugira ngo imitima y'abantu yuyubake kuri rutare. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ko Zaburi 40 umurongo wa 3 Bibiliya iravuga ngo kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ibi ni ibintu bitatu umuririmbyi agomba kubanza gukorerwa n'Umwami Yesu. Zaburi 40 umurongo wa 3 kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu, benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka. Abantu bari bakuze utaratoranywa n'Imana, bari bakuze Imana itaraguha impano yo kuririmba. Aba bantu ni iki kizabemeza? Icya mbere nuko Imana izabanza ikagukura mu rwobo. Icya kabiri, Imana igashyira ibirenge byawe ku rutare, ukaba umuntu ufite ubuzima budahindagurika, ukava mu butubuzi n'ubwesikoro, ugatandukana n'ibintu byari byaragutwaye kera. Icya gatatu, Uwiteka agakomeza intambwe zawe, abantu bakabona ko uri umuntu w'Imana utajenjetse. Byibuze ibi bintu bizatuma indirimbo uririmba abakureba babona ko ari Imana yayigushyizemo. Reka nkubwire, nta muntu n'umwe Imana yigeze ikura mu rwobo ngo Imana nirangize imukure mu byondo by'isayo, ari byo byaha byacu. Imana nirangiza ifata ibirenge bye ibishyire ku rutare, ari rwo jambo ry'Imana. Nirangiza ikomeza intambwe ze, abo umuntu w'Imana udahindagurika, hinduka inkingi mu nzu y'Imana. Uyu muntu yabura indirimbo? Buri munsi yahimba indirimbo kuko ari kumwe n'Imana. Kandi byanga byakunda, Imana yiteguye gushyira indirimbo nshya mu mitima yacu niba tubana nayo. Ikibazo ngiki, kubera iki tugeze ku rwego rw'uko korari y'abantu 20, korari y'abantu 40 ishobora kubura indirimbo, hakaburamo umuhimbyi, bigasaba yuko bajya kugura indirimbo? Ni ukubera yuko abantu biriya bintu bitatu ntibyigeze bibakorerwa. Tugeze ku rwego abantu bahimbirwa indirimbo n'abantu batazi n'ijambo ry'Imana, kugeza ubwo abantu bajya guhimbirwa indirimbo n'abantu badaheruka mu rusengero. Zaburi 69 umurongo wa 31 Bibiliya iravuga ngo nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Ibyo bizanezeza Uwiteka birushe amapfizi, birusha imfizi cyangwa ikimasa gifite amahembe cyatuye inzara. Mu magambo make, Imana ishimishwa n'indirimbo iturutse ku mutima. Yaba indirimbo ya korari, yaba indirimbo yo mu gitabo cyo guhimbaza Imana, iyo ndirimbo iyihamanya n'umutima nama wawe, igahamanya n'amateka yawe n'icyo urimo gusaba Imana muri uwo mwanya, iyo ndirimbo inezeza Imana cyane. Nshuti zanjye, Zaburi 92 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, Zaburi ntiyagarukiye aho, yagaragaje n'indirimbo igomba kuririmbwa ku isabato.
Zaburi 92 umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri, Bibiliya iranditse ngo zaburi iyi ni indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. Ni byiza gushima Uwiteka no kuririmbira izina ryawe ishimwe usumba byose. Mu magambo make, ku munsi w'isabato ni byiza ko abantu bashima Imana bakayiririmbira, ariko cyane cyane ntihagire izina ry'undi muntu rimenyekana, hakamenyekana iry'Imana. Twagiye tugira ibigeragezo byo kuririmba, ugasanga umuntu abandi barimo bararirimba arasohotse akoze utuntu tudasanzwe, cyangwa mu ndirimbo ashyizemo ibindi bintu bagenzi be batitoje, kugira ngo amazina y'abandi yibagirane izina ry'aba ari ryo rikomera. Ariko Bibiliya iravuga ngo byanga byakunda izina ry'Imana niryo rigomba gutahanwa mu bitekerezo by'abantu ku munsi w'isabato. Uyu munsi wa none mu gitabo cya Bibiliya kitwereka zaburi igomba kuririmbwa ku isabato. Ariko najya mbabwire ngo urebye ku yindi nguni, indirimbo z'isi nazo zirimo zirakoreshwa cyane kugira ngo haboneke n'indi ndirimbo. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, umugabo witwa Kanye West, uyu ni umuraperi ukomeye, ni umuntu uririmba indirimbo za hip hop, izi ndirimbo z'isi zikomeye. Aherutse kuririmba indirimbo vuba mu minsi ishize, yavuze yuko ahinduye, avuye mu by'isi agiye mu bintu by'Imana. Arangije ashinga idini rye risengera mu mihanda. Mu magambo make, baragenda bakajyana mu muhanda bakesitara amabafure bagasengera aho ngaho. Idini ry'uyu muntu rero rirakomeye cyane, abantu bari bayobewe ibyo ari byo. Arimo arahuza abahanzi bo mu madini yose, arimo arakurura abantu, kandi kubera ukuntu yari akunzwe mu ndirimbo z'isi, abantu barakurikira ibye. Ariko vuba aha bidatinze aherutse kuririmba indirimbo yitwa Closed on Sunday. Closed on Sunday. Iyi ndirimbo imaze kuba indirimbo ikunzwe cyane, byanga byakunda harimo harashakishwa indirimbo nanone yahagararira icyumweru, kuko muri Bibiliya nta ndirimbo yo kuririmbwa ku cyumweru ihari. Nshuti zanjye, ibi bintu birakomeye. Mu mwaka w'igihumbi 1993 ndagira ngo mbabwire yuko nuza kampani yitwa Columbia Records, iyi yafashe umuririmbyi w'umuhanga witwaga Big L. Uyu yavutse mu 1974 ndetse yapfuye mu 1999. Big L uyu nguyu yaririmbye indirimbo zikomeye cyane, ariko uyu nguyu yageze aho we ubwe yihimba Devil's Son, cyangwa se umwana w'ikibi. Uyu muntu yaririmbye indirimbo ifite amagambo akomeye cyane avuga ngo on my school the 666 no tricks, when I catch a fit my mom pick up the crucifix and I kill champs for the cheapest price. I'm roaring with Satan, not Jesus Christ. Enemies I got several done. Uyu muntu yaririmbye indirimbo ikomeye, ubwe avuga yuko umubare wa 666 ari umubare ukomeye, mbega umuhesha agaciro. Yarangiza akavuga yuko uko arimo kurolinga, uko arimo kuzenguruka ibintu byose akora, byanga byakunda arimo kuzengurukana na Satani, atarimo kuyoborwa n'umwami Yesu Kristo. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane, irebwa n'abantu benshi, kandi bakomeje barandika ngo every Sunday a noon lay where my gun sprays fuck Corrito. Ni ibintu by'ibitutsi byinshi cyane, ariko nawe yongeye kugaruramo akamaro k'icyumweru. Nshuti zanjye, muraza kubireba kuri screen yanyu. Aba bahanzi kubera iki barimo kuririmba icyumweru? Byanga byakunda hari intambara irimo. Yesaya 48 umurongo wa 20. Reka mbibutse yuko umuntu utabonetse ngo aririmbire Imana azisanga aririmbira i Babuloni byanga byakunda. Yesaya 48 umurongo wa 20, nimuve i Babuloni muhunge, muve mu Bukarudaya, muvuge ibi, mubibwirize, mubyamamaze bigere ku mpera y'isi, mubivugisha ijwi ry'indirimbo muti Uwiteka acunguye umugaragu we Yakobo. Dukwiye gutangira kubwiriza abantu ngo bave muri Babuloni. Dukwiye gutangira kuririmbira abantu indirimbo zibakura muri Babuloni. Dukwiye kwamamaza ibigendanye no kubwiriza abantu, ibigendanye no kuburira abantu, kubaha inama zo kuva muri Babuloni. Ariko nagira ngo mbabaze uyu munsi wa none, indirimbo abantu barimo kuririmba zerekeza ku bihe by'ubuhanuzi turimo kwinjiramo? Ese kwamamaza, abantu barimo kwamamaza ibintu bitandukanye, ese birimo birahurira he no guhumura abantu ngo bamenye aho igihe kigeze? Ese ibibwirizwa biriho uyu munsi wa none birimo birategurira abantu kuzahagarara kuri urya munsi badatsinzwe? Ni ikibazo gikomeye. Nshuti zanjye, Babuloni ifite agaciro gakomeye, indirimbo zifite agaciro gakomeye muri Babuloni. Reka murebe Zaburi 137 umurongo wa mbere. Zaburi 137 umurongo wa mbere haranditse ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni.
harya mbabazi, Babuloni ikeneye abaririmbyi? Yego rwose. Ariko ni abahe baririmbyi bakenewe? Uno munsi uramutse urebye yaba mu Rwanda yaba muri Amerika no mu Burayi n'ahandi, abantu barimo kuririmba indirimbo z'isi bakunzwe kandi barimo kugaragaza guhuzagurika, bakagaragaza kutagira ubunyangamugayo kuri screen z'indirimbo zabo iyo tuzireba, ni abantu bahoze ari abantu basengaga, ni abantu bahoze baririmba mu makorari, bahoze baririmba mu ma orchestre y'insengero, bahoze ari abantu baririmba mu makorari, bahoze ari abantu bakunda Imana. Uyu munsi wa none barimo kuririmba indirimbo z'isi. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni. Ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abantu b'i Babuloni bakeneye indirimbo ku bantu bahoze ari Abisiraheli. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo. Uyu munsi wa none abantu baraza bagasanga umuntu arimo aririmba mu rusengero, abantu bishimye, umuntu agahita akubita mu mibare akamwitegereza akavuga ati uyu aramutse agiye kuririmba muri Primus Guma Guma byanga byakunda ibintu byacamo, uyu muntu wamukuraha akagenda akava muri gospel akajya muri secular music, uyu muntu yabyara umusaruro. Reka mbabwire ko abantu benshi baza mu bitaramo, abenshi baba baje gushaka amaturufu n'ibikoresho bazakoresha mu by'isi. Rero abantu b'isi barashakamo abana b'Imana ibyishimo, bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Yerusalemu ni inkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Nshuti zanjye, abantu barimo barashaka kuturirimbisha indirimbo zo kutwibagiza Yerusalemu. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubona yaba na hano mu Rwanda cyane cyane abantu benshi bari mu ndirimbo z'isi ni abahoze ari amaturufu meza mu nzu y'Imana. Ariko uyu munsi wa none inshuti zanjye, yaba abo muzi mujye mubasengera, nanjye simbaciraho iteka. Imana y'amahoro ibareba aho bari, ibagarure mu murimo wayo, kuko vuba bidatinze urubanza rugiye kubanziriza mu bo mu nzu y'Imana. Niba ruzabanziriza mu bo mu nzu y'Imana, batubaha Imana bo bizagenda gute? Imana ibane namwe ngo mumenye yuko muri inkingi mu nzu y'Imana. Hano barakomeje barandika ngo Yerusalemu ni inkwibagirwa, ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora, ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye. Nintakwibuka, nintakunda i Yerusalemu, nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Mu magambo make, mwakagombye kurwana uko urushaho kumenya kuririmba, uko urushaho kumenya gucuranga, uko urushaho kumenya gutunganya amashusho, uko urushaho kumenya gutunganya umuziki. Wakagombye kurushaho kuzirikana Siyoni, kuzirikana inzu y'Imana, ariko ukazirikana ubwami bw'Imana ko buri hafi. Ariko nshuti zanjye, iki ni ikibazo. Igitabo cy'Ibyahishuwe 18:21 kitwereka neza ni bande bari muri Babuloni kandi bakeneye kuyivamo. Umurongo wa 21 igice cya 18 Byahishuwe. Nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo. Kwikorera urusyo mu buryo bwa Kinyarwanda ni ukwerekana ko umuntu yikoreye amahano cyangwa ibintu runaka azabibazwa. Nuko marayika ukomeye aterura igitare kimeze nk'urusyo runini akiroha mu nyanja, ati uku niko Babuloni umudugudu ukomeye uzatembagazwa, kandi ntuzongera kuboneka ukundi. 22 ntihazumvikana muri wowe, muri Babuloni ukundi, abacuranzi n'abahimbyi b'indirimbo n'abavuza imyirongi n'abavuza impanda. Mu magambo make, byanga byakunda abacuranzi, abahimbyi b'indirimbo, abaziririmba, abazitunganya, abenshi bari muri Babuloni. Reka mbabwire inshuti zanjye, ni igihe cyo gusenga cyane kugira ngo irahari ry'isi ritazagushyira mu rubanza. Yesu yari yarabivuzeho neza kuri biriya bigendanye na ruriya rusyo. Muri Luka igice cya 17 umurongo wa mbere, Yesu yaravuze ngo nuko abwira abigishwa bati nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Kuba wararimbye indirimbo z'Imana ugatangira kuririmba indirimbo wambaye nabi, uvuma abantu, uririmba indirimbo z'ibitutsi, werereza abantu aho kwerereza Imana, ndajya mbabwira inshuti zanjye, iki ni ikibazo gikomeye. Ibi ndimo ndabivuga, reka nibutsa abaririmbyi hatitaweho amadini babamo cyangwa aho baba ari bo bose. Iki ni igihe cyo kumenya yuko umuntu wese ushyira igisitaza imbere y'umuntu azabona ishyano. Ikiruta Bibiliya iravuga ngo ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri aba batoya. Uru rusyo nagira ngo mbabwire inshuti zanjye rufite ubusobanuro bwinshi, nuko umwanya dufite ari mutoya. Ese umaze kugusha abantu bangahe?
nshuti zanjye, abana b'abakobwa beza bafite amajwi yo kuririmbira Imana, abantu bagashima Imana, ubu bamaze kuba iturufu nziza Satani akeneye kugira ngo arimbuze abantu. Ndarira cyane nkababara iyo mbonye umubare munini w'abantu baririmba indirimbo z'isi ari abana bavuka mu miryango y'ababyeyi basenga, hatitawe ku idini iryo ari ryo ryose. Iki ni icyorezo, yaba mu Rwanda yaba muri Amerika. Reka mbabwire yuko ukurikije ibitaramo uko birimo gutegurwa, amatara bacana, ibintu barimo gukora, urusaku rusigaye ruri mu ndirimbo zitwa iz'Imana, uburyo abaririmbyi bazo barimo kwifata kuri stage ntabwo rukiri uruhimbi. Ubundi uruhimbi ni ahantu umuntu ayoborwa na Mwuka w'Imana, yarangiza Mwuka w'Imana akamubwira uko yifata, kandi Mwuka w'Imana akamwibutsa yuko kuri urwo ruhimbi hari abamarayika, uwo muntu agoswe n'igicu cy'abahamya batabarika. Ariko iyo uruhimbi rwamaze kuba stage, byanga byakunda abantu bitera hejuru, bagacanaho imyotsi, bakitera hejuru, bakavuga amagambo ibikobwakobwa, abantu bakajya mu kirere, urusengero rukamera nk'uko akabari kameze. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, niba murimo kureba kuri screen zanyu, byanga byakunda injyana z'isi zirimo zirashyirwa mu byo bita extravaganza. Ni ibitaramo birimo gutegurwa bigashyirwamo urwenya, ababiyoboye bagakoresha urwenya rwo mu rwego rwo hejuru, abantu bakambara imyambaro mibi, bikagaragara yuko aho hantu atari idini, kugira ngo bashimishe abapagani n'ubutaha bazagaruke. Inyifato, imyambarire, kwakira ibikombe biturutse i Babuloni abantu batazi aho bivuye. Ndagira mbabwire, amajeste arimo gukoreshwa n'iki biragaragaza yuko turi mu kaga. Indirimbo zirimo kuririmbwa abantu barambuye amaboko, berekeye izuba, bateye umugongo, berekeye izuba rirasira, ni ibimenyetso byerekana yuko byanga byakunda. Ndagira mbabwire, Satani amaze kwangiza ibitekerezo. Reka mbabwire yuko twebwe tutaramye izuba, ahubwo turamye Imana. Ibi bintu mukwiye kubyitondera cyane. Umuhanga umwe w'umudogiteri wo mu rwego rwo hejuru witwa Dr. Ben Carson, uyu ni umunyamerika, yanditse asobanura yuko niwe wigeze gufata, yakoze igikorwa gikomeye igihe yari amaze kubaga abantu ndetse amaze gukora igikorwa kidasanzwe. Yavuze yuko gutandukanya abantu babiri bari bafatanyije umutwe, murabyibuka abana babiri bari bavutse bafatanyije umutwe, umudokiteri wabatandukanyije yitwa Dr. Ben Carson. Uyu Ben Carson yavuze yuko byanga byakunda igihe yari arimo kubaga abo bantu, hari harimo gukoreshwa umuziki uri classic music. Ni ukuvuga ngo yabaze aba bantu mu masaha 3, ni ukuvuga ngo ni amasaha 72, ni ukuvuga ngo ni iminsi biragaragara, ni amasaha 72 yakoreshejwe, ni iminsi 3. Kandi icyo nagira ngo mbabwire ngiki, inshuti zanjye, muri iyi minsi 3 yari arimo gukora iyo operasiyo yo kubaga aba bana babiri bavutse bafatanyije umutwe abatandukanya, ngo yari arimo gukoresha indirimbo ziri classical zigenda gake. Izi ndirimbo zatumye iyo operasiyo ikunda. Mu magambo make, indirimbo zifite agaciro gakomeye cyane. Reka mbibutse nanone yuko hari undi muntu nanone ubushakashatsi bwakomeje kugenda bukoreshwa, ariko wakwibaza, uyu muziki wo kwa Kayini urerekeza hehe? Reka nkwibutse yuko mwitangira igice cya 4 umurongo wa 21 Bibiliya igaragaza yuko mu abana bakomoka kwa Kayini, murumuna we yitwaga Yubalu, abasekuruza w'abacuranzi n'abavuza imyirongi. Kayini yabyaye abana bagiye batandukanye. Umurongo wa 20, Ada yabyaye Yubalu, abasekuruza b'abanyamahema baragira inka. Noneho murumuna w'uyu muntu witwa Yubalu niwe wahindutse umuhanga w'abacuranzi. Kubera iki? Satani impano ye yayishyize kwa Kayini kugira ngo uko abana b'Imana bazaza baririmba, nabo kwa Kayini bajye bihumuriza mu minsi y'uburushyi bwabo. Uyu munsi wa none kimwe mu byanangaje nuko Satani arimo gukorera mu muziki cyane. Ejo bundi nagerageje kureba igihe.com, ikinyamakuru cyitwa igihe.com, bari barimo kuri kuka title kavuga imyidagaduro, banditse umunyarwandakazi Lucifer yinjiye mu muziki. Uyu munyarwandakazi wiyise Lucifer n'umuhanzikazi witwa Gihozo Josine yinjiye mu muziki, izina rye yitwa Chipmunk Lucifer. Avuga ko ibivugwa kuri Lucifer cyangwa Satani byose
byose abifata nk'inkuru zitabayeho ahubwo ari nk'imigani yahimbwe. Yabajijwe impamvu yahisemo kwiyita Lucifer, izina rya Satani, yemeza ko akunda ibigwi bya Satani, akabifata nk'ibintu bitabayeho ahubwo ari nk'inkuru za Bakame. Noneho ikintu gitangaje, uyu mukobwa arimo araririmba indirimbo zirimo zirarebwa n'abantu benshi. Byanga byakunda umuziki ubu ngubu watangiye kwegerezwa ku rwego byanga byakunda bagiye gutangira kuramya Satani ku mugaragaro. Nshuti zanjye, undi muntu yaranditse aravuga ngo a quick way to destroy society is through music. Uyu ni uwitwa Vladimir Lenin. Vladimir Lenin yarabivuze aravuga ati iyo ushaka kwangiza sosiyete byanga byakunda uburyo bwiza ni ugukoresha umuziki. Noneho undi mugabo ukomeye cyane witwa Chongqing, uyu yabayeho mu kinyejana cya 6, ni Umushinwa, yaravuze ngo to change people's manners and habits there is nothing better than music. Iyo ushaka guhindura imitekerereze n'uburyo abantu runaka babayeho, ukaba ushaka no guhindura imico yabo, uzifashisha umuziki bizikora. Ibi bintu rero byatumye Hollywood biyitwara igihe kirekire, irabanza itegura amafilime, itegura ibintu bitandukanye kugira ngo yangize sosiyete. Hollywood imaze kubikora yatangiye gusohora filime z'Imana, indirimbo z'Imana. Muri no minsi yaba muri Kenya yaba muri Tanzania, abantu baririmba indirimbo za gospel nibo bafite amafaranga menshi, ariko murebe ukuntu basigaye bambara. Barimo barambara nk'abisi, barabyina nk'abisi, barakora geste nk'izabisi. Undi muntu nawe witwa Dr. Alan Bloom, uyu mugabo yaranditse yaravuze ngo nothing is more singular in this generation than its addiction to music. Mu magambo make yerekanye akamaro k'umuziki n'uburyo umuziki ufite agaciro gakomeye mu bigendanye no guhindura imitekerereze n'ahazaza h'abantu. Ariko uwantangaje ni uyu mugabo witwa Hal Ziegler. Hal Ziegler, uyu mugabo yaranditse ngo I understood that music penetrated the youth and they will carry it in their organism for the rest of their lives. Natangajwe nuko umuziki, urubyiruko rwumvise umuziki rumaze kuwumva, wa muziki uvamo, ariko wa muziki wakomeje ugenda muri organism, uwo muziki wakomeje kugenda mu ngingo zabo. Niyo mpamvu muzabona hari abasore bagenda bahengamye, hari abasore muzabona bagenda bahengetse iminwa, hari abakobwa muzagenda bagenda bahengetse amaso. Ibi byose nibyo bagiye bakura mu muziki. Ariko nshuti zanjye, ibyinshi ni ibintu byagiye bikomorwa mu Buraya. Reka mbabwire yuko iyi mico yose y'Uburaya, niba murimo kubireba kuri screen zanyu, izi nyifato zose zigenda zikoreshwa mu buryo bwo gukangura iruba ry'abantu ngo binjire mu busambanyi. Nshuti zanjye, Zaburi 78:63 ivuga ngo iki? Umuriro utwika abasore babo, abakobwa babo ntibagira indirimbo y'ubukwe. Indirimbo nyinshi zirimo kuririmbwa ukurikije uko ziteye ni indirimbo zirimo kuririmbirwa abakobwa ariko batazagira urugo, batazagira ubukwe. Umuriro urimo uratwika abasore ku buryo uyu munsi wa none abantu bafite ikibazo gikomeye. Reka mbibutse yuko hatabayeho kunyurwa n'Imana, abantu bazahura n'akaga. Ibimenyetso abantu bifashisha amatabi, imyotsi n'ibiki, byose ni ibintu bimenyetso by'amaboko. Ndajya mbibutse yuko izi ndirimbo z'isi zirakomeye. Nagerageje kureba kumvaho bakoze urutonde rw'indirimbo 10 zakunzwe cyane mu Rwanda muri 2019, ariko naratangaye cyane. Izi ndirimbo nawe uzifitiye amatsiko. Kumvaho mu kinyamakuru cy'Imvaho kiri kuri internet banditse indirimbo 10. Indirimbo ya mbere bavuze yuko yabaye iya mbere muri 2019 ni indirimbo y'igisupusupu. Ariko iyi ndirimbo kuki yakunzwe y'uyu muhanzi witwa Nsengiyumva? Icya mbere, ibice by'ibanga bigereranywa n'ibyo kurya. Ibice by'ibanga by'umuntu byakagombye kutavugwa mu ndirimbo, babigereranya n'ibyo kurya. Noneho ukumva iyo ndirimbo ni indirimbo yuzuye ubupagani. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo yitwa Kungora, yaririmbwe n'uwitwa Sami afatanyije n'uwitwa Brice Melody. Iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu bitewe n'iki? Abakobwa bayirimo bambaye ubusa, ibimenyetso byo bita sexy sign, ibimenyetso by'amarangamutima y'ubusambanyi abo bakobwa bagaragaza. Ndetse iyi ndirimbo irimo amagambo akomeye, wiyingora, ndetse mu magambo bagiye baririmba harimo ngo ndabikubwira ruhiye. Ruhiye ni uruki? Murimo murabyumva, ni urumogi. Simba nshaka
kumekinga cry. Mu magambo make simba nshaka gusakuza ngo ibintu byose nkubwiye abantu babyumve mu rurimi rwabyo. Bivuze ngo byanga byakunda abasore bahani wacu i Kigali Satani yabakoreye ikindi kinyarwanda gituma bahisha ubupagani bwabo, amagambo umuntu atashobora kubwira umuntu bahagararanye barimo barayaririmba kuri radio. Indirimbo ya gatatu, ese ni mwebwe. Iyi ndirimbo ngo yaririmbwe n'uwitwa Kinyatrap. Muri ino ndirimbo usanga arimo kuririmba amagambo avuga ngo mufite umusha tubaho utudege. Utudege ni uduki? Nshuti zanjye ntabwo ari utudege dusanzwe, ahubwo byanga byakunda gusinda guta icyerekezo nibyo bita kugira utudege. Noneho muri iyo ndirimbo harimo amagambo bakomeza bavuga ngo muze dupate dusenge. Aya magambo muze dupate dusenge mu magambo make byanga byakunda nk'uko abantu baba mu nzu y'Imana banezezwa n'ibyabo, ni nako nabo muri za nzu zibyinirwamo byanga byakunda iyo pati yabo bayigereranya no gusenga. Indi ndirimbo yakurikiyeho ni yitwa Abana Babi ya Dani Vumbi. Indirimbo yakurikiyeho ni Ndanyuzwe. Iyi ni indirimbo y'Imana, ni indirimbo ya gospel yaririmbwe na Aline Gahongayire. Ariko kuri ino ndirimbo ikintu cyatumye bayitoranya mu zindi igatsinda birababaje cyane. Ni indirimbo ifite amagambo meza kandi nagira mbabwire suko ari yo ndirimbo abantu ibafasha ku mutima cyane, kuko hari indirimbo z'abandi bahanzi bo mu madini atandukanye baririmbye indirimbo zifasha abantu mu rwego rwo hejuru, ariko iyi ndirimbo bayikundiye iki? Bagereranyije ubwiza bw'amashusho yayo, make up uko uyiririmba yari yisize, ubwiza bw'amashusho yayo kameramani yakoze, umuhanzi, nyuma barebye amagambo. Mu magambo make abatondeka indirimbo z'Imana ntago babanza kureba message zifite, babanza kureba iby'isi, abisi bareba bakabona gutoranya nyuma. Indirimbo yabaye ya gatandatu ni yitwa Kontwari, yaririmbye n'uwitwa Safi Madiba. Muri ino ndirimbo hagaragara urubyiruko ruri kuri kontwari bakabyina barimo kuvuga ngo iyo uri umusaza mu kabari nta gutaha. Mu magambo make urubyiruko muri iyi ndirimbo rurakangurirwa yuko urukundo rutangirira mu kabari, inshuti yibonera mu kabari, ahazaza hawe hose hari mu kabari. Indirimbo yakurikiyeho ngo yakunzwe cyane ni indirimbo yitwa Naremeye. The Ben niwe wayiririmbye, yavuze yuko abuze uriya muntu aririmba umunota umwe byanga byakunda nta mahoro yagira. Ariko ikintu kibabaje muri no ndirimbo nuko amagambo dusanzwe dukoresha muri Bibiliya ku Mana twerekana urukundo Imana yadukunze n'urukundo dukunda Imana, usanga ayo magambo uyu muhanzi ari yarimo kwifashisha. Noneho indirimbo yakurikiyeho ni Igitekerezo ngo yaririmbwe na King James. Iyi ndirimbo yitwa Byanjemo. Mu magambo make byanjemo mbyiyumvamo nuko igitekerezo cyanjemo. Iyi ndirimbo mu by'ukuri ni indirimbo abantu benshi bagiye bakunda, ariko nshuti zanjye urukundo rw'abantu b'Imana rugomba kuba rufite controle y'ijambo ry'Imana. Ntabwo uko ibintu bikujemo byose ariko ugomba kubisohoza. Indirimbo yakurikiye ni indirimbo ya Satani, indirimbo mbi cyane yitwa Ribuyu. Iyi ndirimbo yaririmbwe ngo n'abahanzi babiri, DJ Marno na DJ Pius. Iyi ndirimbo irimo gucurika imvugo ikerekera mu busambanyi, tujye heza cyangwa mu kabande. Mu magambo make byanga byakunda yaba gusambanira heza yaba gusambanira mu kabande, icyambere ni kimwe, arashaka gusambana. Ndagira mbabwire ngo indirimbo ya 10 ni indirimbo yitwa Twifunze, ni indirimbo ya Syntax. Yari yambaye akenda buri wese akanuye. Iyi ndirimbo bakomeza kuvuga ngo ku maguci, ngo ku majinx twifunze, kwifunga ni ukwambara. Barangiza bakagaragaza yuko uwo muririmbyi yararirimbye aririmba umukobwa we akunda, yaravuze ngo afite tatuwaje y'akarabo aho utageze amaso. Mu magambo make byanga byakunda ibi ni ibintu bikangurira urubyiruko ubusambanyi, bikangurira abantu guta icyerekezo. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, hirya y'ibi bintu byose, hirya y'amagambo akoreshwa mu ndirimbo z'aba bana b'urubyiruko, hirya y'ibimenyetso bakora ibyo bita cloth, hirya y'ibyo bita slang, amagambo bagenda bakoresha, urugero ukumva umuntu aravuze ngo swaga ni iki? Ni style. Ni uburyo bushyashya bw'abanyamerika bazanye bwo gukoroniza urubyiruko. Reka mbabwire yuko urubyiruko rwacu ruri mu bukoroni, niyo mpamvu yaba ubukristo yaba ikinyarwanda yaba umuco mbonera biri mu kaga uyu munsi wa none. Ndagira mbabwire uyu munsi wa none indirimbo nyinshi barimo baraziririmba begamanyeho bafatanye, cyangwa ukabona abantu barimo kuririmba basa naho imyenda bambaye itagaragara, bakora ibimenyetso bikururira ubani ry'ubusambanyi. Ibi ngibi babikuye mu byo bita tantric pulsation.
tantric pulsation bikomoka mu buryo bwo kuramya icyo bita tantra. Ni uburyo bw'abapagani bwo kugira ngo umuntu utakundaga byanga byakunda iruba ry'ubusambanyi ritume umwumva umushaka umukeneye. Ngibi bintu biri mu ndirimbo ubona izi ndirimbo zirimo gukurura abantu. Ariko nshuti zanjye nagira ngo mbabwire amagambo akomeye twerekeza ku musozo. Ni amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Inama ku basore. Gukoresha muzika nabi. Gukoresha muzika nabi. Hano kuri paji ya 287 muri iki cyigisho baranditse ngo umuziki wafashe amasaha yagombye kuba yarakoreshejwe mu gusenga. Umuziki watwaye amasaha yagombaga kuba yakoreshejwe mu gusenga. Umuziki ni ikigirwamana kiramywa na benshi mu bavuga ko ari abakristo. Umuziki ni ikigirwamana kiramywa n'abantu benshi mu bavuga ko ari abakristo, ariko by'umwihariko n'abubahiriza isabato hano barabavuze. Satani ntarwanya umuziki mu gihe cyose ashobora kuwugira umuyoboro anyuramo ngo agere mu ntekerezo z'abasore. Umuziki wose Satani yacamo akagera mu bitekerezo by'abajene ntashobora kuwurwanya. Niyo mpamvu uyu munsi wa none kimwe mu bibazo bikomeye abantu bafite ngicyo, iyo umuziki ukoreshejwe neza uba umugisha, ariko akenshi igirwa kimwe mu bikoresho bikurura cyane Satani akoresha kugira ngo agushe abantu mu mutego. Niba abasore bacu bashaka kurokoka imitego yo mu minsi y'imperuka, badashaka kugwa mu mitego yo guterwa inda, gusambana, kwiba, kunywa amatabi, kugira gute, bakeneye kwimuka bakava ku ndirimbo zica bakerekera ku ndirimbo zikiza kandi zirahari. Imana ibafashe cyane. Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 7:5 Bibiliya iravuga ngo ibyiza ni ukwemera guhanwa n'umunyabwenge kuruta kumva indirimbo y'abapfapfa. Umunyabwenge Yesu Kristo ari we bwenge aturarika akoresheje ijambo rye. Ibyiza ni ukwiga ijambo ry'Imana. Ibyiza ni ugutega amatwi indirimbo z'Imana. Ibyiza ni ugutega amatwi abakugira inama nziza kuruta kwikingira na wumva indirimbo z'abapfapfa. Imana iguha umugisha kandi kurinde. Ndi mu bantu bagize amahirwe, ndi umwana mutoya kugeza ndi urubyiruko, nagize umwanya wo gukunda indirimbo z'isi, naracejeje, nageze no ku rwego rudasanzwe rwo kuba narinzi indirimbo nkamenya umuhanzi, nkakurikirana ibye, yewe nabaga nzi n'indirimbo uburyo nayiririmba mu Kinyarwanda kandi ntazi n'ikisobanura mu Cyongereza. Ariko nshuti zanjye ubwo bwari uburetwa, umutwe wanjye wari wuzuyemo ibyo bintu, ariko nshimira Imana yuko imaze kumpamagara yampinduriye indirimbo, yankuye ku ndirimbo zica bitewe n'icyo yari yakoze muri nge, irangije inzana ku ndirimbo zikiza. Uyu munsi wa none nkunda indirimbo, nkunda abaririmbyi, nkunda abacuranzi, nkunda abazikora, nkunda abantu bahimba indirimbo, nkunda abantu bakunda indirimbo cyane. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, kimwe mu mutego ukomeye wa Babuloni ugiye gukoreshwa mu minsi isoza, mwibuke Daniyeli 2, abantu bahamagawe kugira ngo igishushanyo cy'inyamaswa gikoreshwe, hakoreshejwe imiziki y'amoko yose. Ese murabona byanga byakunda mbere yuko dimanche itangazwa, mbere yuko akarengane kaba, murabona indirimbo zitazakoreshwa? Yego rwose. Indirimbo zatangiye kuba ikiraro Satani yambukiraho kugira ngo afate abari mu nzu y'Imana abajyane. Niyo mpamvu uyu munsi wa none hari urujya n'uruza rw'abantu barimo kuva mu ndirimbo z'Imana bajya mu z'isi, n'abava mu z'isi batubwira ko baje mu z'Imana, ariko aho hose hakenewe amakenga. Imana ubwayo yifitiye abana bayo mu biganza, nigiye kuturinda kugira ngo duhindurire indirimbo, dutangire twitoza indirimbo yo kunesha, indirimbo y'umwana w'intama n'indirimbo ya Mose. Imana iteguye gutangira kuyitwigisha ikoresheje ibyanditswe byera, ariko mwirinde igihe cyose muzabona indirimbo zabatwaye umwanya w'Imana, indirimbo zikabatwara umwanya wo gusenga, muzamenye ko mufite akaga. Ariko nanone icyo nshimira Imana, umuntu wize ijambo ry'Imana neza agasenga, byanga byakunda akaririmba indirimbo ihuje n'amateka y'agakiza, byanga byakunda uko kuririmba kwe kuzaba isengesho. Imana iguha umugisha kandi gukomeze ikwigisha ibirenze ibyo twize muri iri jambo, mu izina rya Yesu, amen. Mana nziza, twongeye kugushimira urukundo rwawe, wowe wadukuye mu mwijima w'icuraburindi ukatuzana mu mucyo w'itangaza, wowe wadukuye ku ndirimbo zica ukatuzana ku ndirimbo zikiza. Uduhe kunezezwa nazo, uturinde kuba twakwifatanya n'abapagani n'ibyo bakora, ahubwo umwuka wawe wera ayobore byose mu nzu yawe. Nongeye kwereka abana bawe b'abaririmbyi batanga amafaranga yabo, bagatanga igihe cyabo, bagatanga umwanya wabo, barangiza bakitanga ndetse bakagira ibyo birengagiza.
kugira ngo ijambo ryawe n'umurimo wawe bijye mbere. Ubahe umugisha ndakwinginze. Abakwiyeguriye, abaje ukabahindurira amateka, ukabahagarika ku rutare, warangiza ukabaha indirimbo nshya mu mitima yabo, ujye ubaha guhora baririmba. N'abatarabikorerwa ubegere ubafashe. Ndakwiyeretse kugira ngo uturinde kuba twazaririmbira mu isi ntituririmbire mu bwami bwawe. Kandi umusozo mwiza urakenewe kuri buri muririmbyi wese. Uduhe kugira ngo dukunde ijambo ryawe kuko niryo rizadukura mu ntege nke. Uduhe kwihana nyakuri. Igihe kirageze kugira ngo abadutunze urutoki barimo guseka iby'Imana badutunga urutoki bavuga ko Imana ifite abahungu n'abakobwa bahagaze neza muri iyi minsi y'imperuka, badatandukira kandi bari mu byimbo, bari mu ijambo ryawe. Nguko gusenga twifuza dusaba mu izina rya Yesu, amen.